turabasuje cyane kuri Iriza Official tubaha ikaze nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero twagarutse nk'uko mubimenyereye, ndi kumwe na mugenzi wanjye Germain. Mumaze kumenyera rero kuri Iriza Official ntakiri umushyitsi, ubasigaye ari umusangwa. Uyu munsi rero turafitiye insanganyamatsiko y'ubwenge nk'uko twabibamenyereje, nk'uko twabibabwiye, ivuga ukuntu iterambere ryatumye twisanga mu marushanwa y'ubuzima, akaba ari nayo mpamvu yatumye ahanini, niyo mpamvu nyamukuru yatumye urukundo rukonja mu bantu. Germain nabidusesengurire kugira ngo mwese mubyumve neza. Rero hari ikintu ubu tugiye kwinjira muri iyi topic tuyisesengure, tuvuge impamvu iterambere ari ryo soko wenda hari se yo kuba urukundo rwarakonje mu bantu. Nibyo tugiye gusesengura rero. Nk'uko tubizi, ubu hari slogan ivuga ngo igihe kirahenze kurusha amafaranga. Iyo slogan ariko cyangwa se iyo mvugo ku bwanjye ubundi navuga yuko iherekejwe n'izindi mbaraga z'umwijima. Ati kubera gute cyangwa se kubera iki? Ubundi Imana iturema cyangwa se twisanga hano kuri iyi si, hari umuntu wigeze ukubwira ngo aguhaye iki gihe iki n'iki cyo kubaho ku buryo utangira kwisanga mu marushanwa yo kwirukanka usiganwa n'igihe? Tuzi neza yuko umuntu ufite igihe gito cyangwa se waciriweho iteka ari Satani. Rero icyo kintu cyangwa se akaba ari nayo mpamvu njyewe nyamukuru mbona yifashishije iterambere. Turajya mu mateka cyangwa se turebe abanyarwanda ba kera ukuntu babagaho mbere y'iterambere, mbere y'uko iterambere riza. Abanyarwanda ba kera bagiraga umwanya uhagije wo ku mugoroba wenda bagatarama, bagacirana imigani, bagasakuzanya byose. Kandi tuzi yuko urukundo ruremwa n'iki? N'igihe wahaye umuntu cyangwa se wahaye abantu bawe. Ntabwo wakwisanga muri iri rushanwa ryo kwiruka uvuga ngo abana bararya iki, cyangwa se nintakora cyangwa se ninashyiraho speed cyane ndasigara muri iri rushanwa. Iterambere ryatuzanira ryo kwirukanka, ryo gukora nk'umutima cyane. Ibi bintu tuvuga abantu bo hanze babyumva cyane, ukuntu umuntu akora amasaha 15. Namwe murabizi abantu bo hanze cyangwa se mufite inshuti zanyu z'abantu baba hanze, ukuntu kugira ngo azakubonere umwanya biba bigoye. Bituruka kuki? Wa mwanya nyine byaterambere ryatuzaniye cyangwa se za mbaraga navuga ziri satanike zaduhururije kugendera kuri speed cyangwa se inatwambura ibintu by'agaciro twe twari dufite, harimo gusigasira umuco turawiyambura. Tugendana kuri iyo speed y'iterambere ryatuzaniye ariko tutari tubyiteguriye. Sinzi iki kintu niba muri kucyumva uburyo twisanze noneho tugendeye kuri iyo speed. Urabyumva gute we ku bwawe nka Iriza? Urayisije urayumva gute? Iyisije ukuntu nyumva nisije mu by'ukuri nziza cyane. Koko twisanze turi kuri speed iri hejuru irenze ubushobozi bwacu. Aho ushobora gusanga mba mu nzu iruta umushahara mpembwa cyane, bikaba ngombwa ko ntekereza cyane ayo nzongera ku mushahara kugira ngo mbashe kwishyura inzu. Bikaba ngombwa ko nimba mfite akazi wenda nkora, wenda n'urugero nkora nko muri banki, uyu munsi ndakora kugeza saa 11. Saa 11 nimba muri ako kazi ndamekinga ashobora ko hari ibindi bintu ngiye gukora, akaraka kari bunzanira amafaranga kazaza kongera y'amafaranga. Ukabura umwanya neza, ukabura umwanya wo kubonera umuntu, ukabura umwanya wo kuganira n'umuntu, no kuri telefone ukabura. Uwo rero ni wa mwanya, uwo muntu se urwa rukundo ruzava hehe? Muzahurira hehe?
ari kurwana n'ubuzima bwe, ari kurwana n'umuvuduko w'iterambere kugira abashe kwishyura inzu abamo, kugira abashe kwishyura ibyo kurya, kugira abashe kwishyurira abana minerivare. Kera se hari ishuri wasangaga, ubu ngubu n'amashuri asanga 500 300, ayo ni amafaranga menshi. Kandi nanone ugasanga biri ngombwa kujyanamo umwana wawe kugira ngo azagire ejo hazaza heza. Ibyo rero ni wa muvuduko w'iterambere bidusaba gukora cyane kugira ubashe kuwugeraho, kugera ku iterambere. Kugira ngo byumvikane noneho uzabisanga nko mu ngo abantu bicaye muri salo, wa mwanya tugize n'amahirwe ubonetseho kugira ngo tuganire, buri wese urasanga ari kuri telefone. Telefone nayo rega iri mu iterambere. Mu iterambere. Ntazabagaho. Usanga ndi kuri telefone ndi kureba amakuru agezweho. Ntabwo n'umubyeyi wanjye cyangwa se n'abakuru bari bushake kunganiriza amateka y'ahahise. Ibi bintu tuvuga ni ibintu biremereye cyane. Uri bize muri telefone. Uri muri bize muri telefone. Uzi ko muri iki gihe cyangwa se nta muntu wo mu rubyiruko ushobora kwiteza umusaza. Kubera iki? Twese iterambere ryatwambuye wa mwimerere w'ubumuntu. Urumva turashaka kugendera ku myifato y'abazungu bazanye iryo terambere ryo kumva kubona wenda ukuntu nabonye Rihana yambaye, sibyo? Ndahita numva nanjye nshaka kwambara iyo myenda Rihana yambaye, sibyo? Ariko iyo myenda Rihana yambaye yayivunikiye, yakoze ibintu birenze, wowe noneho wisuje utangira kwifuza kuba muri ubwo buzima bwa Rihana. Kandi ubwo buzima utangiye kwifuza buragukostinga ibintu byinshi cyane kugira ngo bugereho. Iyo telefone wabonanye cyangwa se wabonanye umuhanzi runaka, urahita uyifuza. Kandi mfite yanjye agahugu katagira umuco karazimira. Ubaka kanya uzi yuko ushobora gufata nk'umusore w'imyaka 15 akaba atakubwira n'imigani 15 y'imigenura. 15 muzi ibiri. Reka tuvugana reka tuvuge ibiri. Kandi iyo migani ifitanye isano n'ahahise hacu n'amateka yacu. No kuvuga ngo n'abakagombye gusigasira ayo mateka. Aziko iriya migani uyisanisha n'ubuzima. Abantu ba kera bari bazi ubwenge. Ukajya kumva wenda nk'umuntu, ni urugero ngiye gutanga, ufite nk'umwana w'umugore wawe, nturi se n'umugore wawe yazanye, ariko umufata nabi, ariko akiri umwana muto. Umunyarwanda yahitaga gucira wenda nk'umugani uvuga ngo utaza akazakura abaga umutavi cyane. Ubwo icyo kintu urumva icyo ari cyo, ako kana gato uri kugafata nabi, ejo ntabwo uzi kazaba kageze ku biki, uzagakenera bingana iki, uzakwifuza bingana iki. Uwo si umugani w'umugenurano, si umugani ugana kariho nyine uvuga ibintu biriho. Umubyeyi yagutumye ahantu, uramusuzuguye, arakubwiye ngo nyamwanga kumva ntiyanze no kubona. Ntabwo wise ushyira mu nyurabwenge zawe ngo uyu mugani usiguye iki cyangwa se usobanuye iki, cyangwa se ngo ariko urumva n'abakuru bacu ntabwo bashaka kuvuga bitewe nuko nabo bisanze muri iryo rushanwa. Barabwira ndetse ahubwo uzi ko abakatugombye kutubera urugero batinya cyangwa se badashaka kuvuga, nabo bisanze muri iryo rushanwa ryo gusiganwa. Nabo baririmo, ariko n'abataririmo barabwira abaririmo gute se barabakura he? Uzi yuko nk'umusaza ashobora kudufata natwe akajya kutubwira ibintu tukamuseka. Ryaterambere rirahita rikuvuga ati iki gisaza ni ikidage, ni ikibabiloni. Tega amatwi, uwo musaza afite byinshi yabonye byo kukubwira wowe utarabona. Turabwira urubyiruko mwinangiye umutima. Uzi ko turavuga wenda ibyazanywe n'iterambere, tuzi ko iterambere cyangwa se ibyo turebera ahandi nta mwana cyangwa se mu bihugu byo hanze byateye imbere nta mwana uhanwa mu ishuri. Kandi icyo kintu cyo kudahana umwana kiramwangiza mu buryo bw'umwuka. Na Bibiliya twumvisha yuko ugomba kunyuza akanyafu ku mwana wawe kugira ngo yumve, umuhwiture.
ariko numurera abajeyi ngo reka ngo turi mu iterambere ngo nta bintu byo guhana umwana, azakura nk'iki se, azakura nk'udafite umuco. Niyo mpamvu ubona abana bananiranye. Umwana w'imyaka 10 cyangwa se imyaka 3 aravuga amagambo amuruta amagambo twavugaga dufite imyaka 8 cyangwa se 10. Ukibaza turajya hehe, yisiragana he? Fungura amaso y'umwuka urebe ahantu yisigana. Ubu hari iterambere ry'amarobo, icyo bita artificial intelligence. Amarobo aririmba, utabasha gutandukanya ijwi ry'umuntu n'ijwi ry'irobo. Ibyo bintu ukabibona ukita ngo ni iterambere, ariko aho riganisha ikiremwa muntu ni ahantu habi cyane. Iryo robo ejo cyangwa se iyo tekinoloji yaje, bizakugora kumenya gutandukanya inkuru ya nyayo n'ubu ngubu uko bimeze. Baragufata ifoto wowe, bakoresha iyo tekinoloji y'ifoto, bagukinishe intuza filime z'urukozasoni. Wowe kubera wisangura ku mbuga nkoranyambaga utazi n'ibintu byabaye n'iyo tekinoloji. Iyo turi kugendera mu kigare tuvuga ngo ni byiza. Ibi umuhanzi cyangwa se hari abantu benshi inkuru tubona mu bitangazamakuru bivuga abantu ibyinshi ni ibinyoma cyane. Dushishoze turebe aho iterambere rituganisha. Hari ibyiza ariko ibyinshi ni bibi, kubera yuko yitwambura umuco kugira ngo twisanishe n'ubumuntu rwose, ku buryo ushobora no kuvuga ngo nimba nyine kubera rya terambere, nimba nkeneye iki ngiki jere biransaba kwiciriza, kumuvuga nk'inkuru mbi yashaka imwicishe, yashaka imusige isura mbi, ntacyo bimbwiye. Kuba njyewe ndi bubone yamaramuka. Ariko n'abantu bahugiye mu bintu utamenya ubwoko bwabyo. Ubuzi ko iki kiganiro turi gukora turamutse tugihaye titre ivuga ngo Alex tumusanze asambana n'umugore we n'umugore w'abandi, cyangwa se Alex tumusanze asambanya umwana w'imyaka 7, icyo kiganiro kirarebwa n'ibihumbi 150. Uri kumva icyo kintu? Ariko ahantu usanga ikiganiro cy'abantu bashishikariza abandi gukora ibyiza, bashishikariza kugira urukundo, akireba titire nta nubwo ari gufungura icyo kiganiro. Uri kumva ahantu turi kwisanisha. Abantu muri iki gihe bakunda ibintu bitabafitiye akamaro, hanyuma se nufungura koko ugasanga Alex yasambanije umugore w'abandi, biragufasha iki? Ni hahandi uri butangire gushyira komanteri zo guca imanza. Kariya kagabo ndakazi, nakimusanze, kahoze ari agapfumu. Uri kumva ibyo bintu? Kahoze ari agasambanyi. Twisange mu bitadufitiye umumaro, kandi ahubwo twakagombye gukora ibidufitiye umumaro. Twakagombye kuvuga impamvu urukundo rwakonje mu bantu. Niki twakora kugira ngo iterambere tureke kugendera ku muvuduko w'iryo terambere? Ese niba wagiye mu kazi, urabihuza gute n'umwanya ako kazi uri gukora amasaha 20 cyangwa se 15? Uragahuza gute n'ubuzima busanzwe n'inshuti zawe n'umuryango wawe? Uzikira iterambere umuntu ajya hanze akiga, umubyeyi wawe yarakwishyura uriga urarangiza, ugiye kwiga hanze, ugezeyo bahise bagushyiramo umuco w'aho hantu, ugarutse uri umuzungu. Umubyeyi wawe utangiye kumubona nk'ikigoryi. Uzi ibintu umubyeyi wawe yigomwe kugira ngo wowe wige urangize. Uzi ahantu yagiye apfukama atakamba kugira ngo uwo mubyeyi abone minervare yo kukwishyurira kugira ngo ujye aho hanze. Ariko uraje iryo terambere cyangwa se ufashe umuco w'ahandi hantu wo kutangira kukumvisha yuko abusize, kubera bagira umwanya wo gupfa ubusa wo gusurana. Uri kumva icyo kintu? Bakumvisha bari kukumvisha uburyo igihe gihenze kurusha amafaranga. Ngo bakunda kuvuga ngo nicyo gituma ngo kandi ngo Afurika ngo idatera imbere. Ese iryo terambere
batuganishaho niryo rya rindi ritwambura ubumuntu, ritwambura ubumuntu, niryo rya rindi ridukonjeshereza urukundo twahoranye kuva kera. Rero iryo terambere ni irihe baba bavuga Afurika itagezeho? Ni irihe? Gufata irobo ukaba ari ryo ukoresha kandi hari abantu bakeneye akazi. Gufata irobo ukaririmbisha kandi hari abafite amajwi meza bakaririmbye, ayo mafaranga nabo bakabona bagatunga imiryango yabo. Iryo terambere ni irihe baba bavuga? Ni rya rindi rije kutuzanira bya bindi dusubize bitujya umuco n'ibindi, tukagendana n'intunze, kubera ko twe dufite ahahise hacu haturanga, turi gutakaza identite yacu nk'abanyarwanda. Twarayitakaje, bamwe n'abatarayitakaza nta cyizere dufite y'uko batagomba kuyitakaza. Bitewe n'iki? Abamwe banangiye ku muco, baragenda babone inkuru zo guharabika abantu, nizo ziri gucuruza. Njyewe kuko mfite amakuru wenda cyangwa se y'umuhanzi ukizamuka, nza ahahise kugira ngo nanjye mvugwe, nuko ndi bugende mvuge ahahise humwe, hamusubiza inyuma. Urukumva birakumarira iki kubona ntacyo uteye imbere kuko wamuvuze nabi, asubiye inyuma? Ubwo urumva iryo ari ishema kubona wasubije umuntu inyuma, wamwambuye ibyo yari afite, ariko wowe ukabibona. Urumva iryo ari ishema? Hari abantu bakunda umugayo, ibyo babyita gukunda umugayo. Wakoze ibyawe byiza ukareba ko bitakwinjiriza. Ariko se ubu aka kanya uyu mugore wanjye nshobora gutaha nani umugore wanjye nk'umuntu ufite umuco akahita aza. Abagabo buriya tunezezwa n'ibintu bito cyane, kuza ugakuramo umugabo inkweto, ibyo se biracyabaho. Kuza ngo ubwire umugabo wawe, ese sheri wanjye cyangwa se mutware wanjye akazi kagenze gute? Uri kumva iki kintu ni topic iremereye cyane, nayo tuzayigarukaho. Uri kumva ntabwo ushatse kumubaza uko akazi kagenze, wese ugendera kuri ritime y'ukuntu mubonye ako kanya. Hari ibizazane yahuriye mu kazi, hari stress yahuriye mu kazi, ntabwo aragusubizanya n'umujinya nawe tuzamuka. Uhita uvuga ati n'ubundi umugabo wanjye yatahaga saa 2 atashye saa 4, n'ubundi yari ari mu bagore. Tugaruke tumenye ahantu iterambere ritujyana ko atari heza, dukuremo ibyiza tubisigasire, ibibi tubyiyambure kubera yuko ntabwo bidashoboka 100% ko tuba nka kera bitewe n'ibihe tugezemo. Ariko byibuze tugerageze tureke ibi bihe bireke kutwambura ubumuntu. Twagerageza kandi tukabibasha. Ubu se nk'ukuntu twabivuga ngo imigani y'imigenurano cyangwa se igana karibu, ubu aka kanya hari umuntu witwa Nshimiyimana, sibyo? Kandi iryo zina tuzi ko mu muco nyarwanda bavuga ngo izina ni ryo muntu, sibyo? Wise wiyamburira iryo zina Nshimiyimana, utangiye kwiyita Keira. Ntabwo uzi iryo zina icyo risobanuye, utangiye kwiyita amazina adafite inkomoko. Kubera iki? Uri kumva dusoundinga mu matwi yawe neza, kararyohereye, kuko nyine ntuzi nicyo kanasobanuye. Ntabwo wigeze usobanuza papa wawe cyangwa se sogokuruza wawe cyangwa se sogokuru wawe igisobanuro cy'izina ryawe, cyangwa se umubaze igisokuru cyawe cyangwa se igisekuru cyawe ni iki. Uzi kubaka kanya tuzisanga. Kubera iki? Abavandimwe bari gushakana. Kubera iki? Nta mwanya wo kuganira cyangwa se wo kubwizanya ukuri ugihari. Ugasanga kubera kudasurana kw'imiryango, uzahurana na mubyara wawe umuryango utigeze ukuganirira, muhurira ahantu mu kirori, ubone n'umukobwa mwiza cyane mukundana, wisange mwaryamanye, nimujya kwiyerekana mu muryango bavuga ati ishyano rirabaye mu muryango. Kubera iki? Wa mwanya wo guhugurana, wa mwanya wo kuganirira abantu cyangwa se abana banyu, wa mwanya wo gusurana ngo ujye kwa runaka urebe babyara bawe bahari, ejo mutazahurira muri ibyo birori
ugasanga mwakoze amahano. uri kumva iterambere ikintu byatuzaniye riduhururiza kujya ahantu habi cyane. ariko nshuti yanjye, niba uri kuri iyi si, Imana ikaba yaragushyize kuri iyi si, ntikugenera igihe, ntikubwire ngo uzabaho iki gihe iki n'iki, kuki wumva yuko igihe gihenze kurusha amafaranga? hari uwakubwiye ko ugiye gupfa ngo igihe ni amafaranga, ngo igihe nama ngo kirahenze kurusha amafaranga. uri kumva? ubundi se nyine ibyo bintu bihenze kuki utabiha abantu ukunda? ahubwo se ni rwa ruziga n'ubundi wisanga uri gukora, ugasanga n'ubundi wakoze ariko nta nyungu, uri gusarura umuruho, nta kintu gifatika uri kubona. uzi iki kintu ibintu bizatuzanira? tuzajya badusange upfa ugashyingurwa n'abantu babiri, ntiwabanye cyangwa se abandi bari bize nyine, bari muri wa muvuduko w'iterambere, babuze umwanya wo kuza no kugushyingura cyane. ni hahandi uzasanga upfusha ugasanga uhagaze gutya, ubonye abantu babiri gusa. kubera iki? wa mwanya hahandi turi kugana habi. rero njyewe icyo navuga dusoza, tugerageze, ntabwo byakunda 100% turi abantu, ariko tugerageze tugarure wa muco, tuganiriza abana, tubacire imigani, umwana nakosa umuhane, umwana nakosa reka si ngombwa kumukubita ngo umuvune. uramuvunira iki se? muganirize, cyangwa unamuhereza ikindi gihano kiri butuma atekereza ku makosa ye, ku makosa ye. ariko iri bimaze iki kujya ku gituro cyanjye, cyangwa se kumva ya nkuru cyangwa se kumva ya nkuru y'uko urugendo rwo muri ubu buzima bwanjye yarangiye, ugatangira gukura za memories z'igihe twabaniye, ya magambo meza cyangwa se bya bihe twagiranye, ugatangira kubikurura, ukumva hari byinshi ugatangira kumbwira amagambo ugashyira kuri sitati. ayo magambo ntabwo ndi buyabone inshuti y'Imana, yambwira ukimfite, kubera ko ariya magambo araryohera abasomyi bo kuri sitati. ubu aka kanya hari ibyiza byanjye unziho, urindiriye ko mpfa ngo ubivuge. kubera icyo urindiriye ko mpfa ngo ubivuge, wambimbwiye ikantira motivation yo kurusha gukora ibyiza. ko naribwira umuntu ushoboye, mwaretse tukamufasha, tukaho kugira ngo tumushyire hasi, mwaretse tukamufasha. reka dusoze ibisigaye. ni byinshi tuba dufite byo kubabwira, kuko turabakunda cyane, tuba dushaka ngo duhindukane. natwe ntabwo turi shyashya tuba tubabwira, ariko mwumve ibyo tuvuga, ntimurebe ibyo dukora. natwe tuba turi kwigiramo, duhindukane. nimba hari ikintu rero ukuyemo hano mu kiganiro twakoze, kora subscribe, like, share na comment, sharing n'abatakibonye, kugira ngo nabo ibiganiro by'ubwenge bikomeze bibagereho. kandi rero nimba hari ikintu ukuyemo, nutaha uyu munsi uze gucira abana imigani, nutaha uyu munsi uce ku muturanyi umuramutse umaze uti wiriwe ute. iterambere rero kutwambura ubumuntu n'umuco. ndabizi ko iki kiganiro hari abantu kiri burye mu matwi, kuko kuri kuraryana. ntago kuko tutavuze bya bintu abantu bararikiye, cyangwa se abantu bashaka kumva mu matwi yabo. urego duhunga ukuri tukubona. ni ukuri twiseguye ku bantu batari buryoherwe n'aya magambo turi kuvuga, kubera ko turi kuvuga ukuri. ariko abaryohewe n'aya magambo, duhinduke, ntitwumve icyanga cy'aya magambo, ahubwo aduhindure. turabakunda cyane rero kuri Iriza Official. nimba hari ikibazo cyangwa se inyunganizi, comment irafunguye, urubuga ni urwanyu, muduhereze ibitekerezo, inyunganizi. turabakunda cyane. ibiganiro byacu nakagaruka kuri Iriza Official. bye bye.